A promise is a promise. Ashton Hall yavutse ku itariki 24 Ukwakira mu mwaka w'1995 avukira mu mujyi witwa Jacksonville ahani muri leta ya Florida muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ubwo birumvikana cyane yuko uyu musore afite imyaka 31 y'amavuko ubwo yavutse mu kwezi kwa 10. Ndabizi neza abantu benshi ntabwo babazi ese ubundi Ukwakira ni mu kwezi kwa kangahe. Uyu musore kandi Ashton Hall yize muri kaminuza yitwa Akron State University aho yanakiniye ikipe y'iryo shuri. Uyu munsi muri iyi video naguteguriye tugiye kurebera hamwe ubuzima bwa Ashton Hall kuva yavuka kugira abaye cyamamare cyangwa se kugira abaye umusitari. Ashton Hall yaragize ati I lost everything, natakaje buri kimwe, then I was changing my life, ariko byaje guhindura ubuzima bwanjye icyo gihe. Sinzi niba ano magambo uri urayumva neza cyane. Natakaje buri kimwe ariko uyu munsi byatumye mpindura ubuzima bwanjye. I lost everything, then I was changing my life. Sinzi niba ano magambo hari ikintu yagusigira. Hari abantu benshi mu buzima dukora tugacika intege, hari abantu benshi mu buzima dusenga tugacika intege, ariko uyu musore we ntabwo ari ko byagenze, kubera ko ngo yatakaje ibintu byose yari afite. Yatakaje akazi, yatakaje inshuti, atakaza abantu bose, ariko ngo byatumye ahindura ubuzima bwiwe. Rero bivuze ngo uyu munsi niba ufite intego, niba ufite ikintu ushaka kugeraho, iyi nkuru ya Ashton Hall iragusigira isomo rikomeye cyane. A promise is a promise. Ashton Hall ni umwe mu basore bamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera imyitozo ngororamubiri cyangwa se n'uburyo nyine atangiramwo umutsi wiwe. Si ibyo gusa kandi Ashton avuka cyangwa se akure yakuze nk'abandi bana, yavutse nk'abandi bana bose. Uyu musore yavutse ku itariki 24 Ukwakira mwaka w'1995. Ubwo bivuze ko yavutse mu kwezi kwa 10 muri 1995, afite imyaka 31. Ese Ashton Hall yaba yaravukiye mu mujyi cyangwa se yakuriye kuwuhe musozi? Ashton Hall yavukiye mu mujyi witwa Jacksonville angana muri leta ya Florida muri leta zunze ubumwe za Amerika. Si ibyo gusa kandi uyu musore rwose nubwo yahisemo kuba umusitari cyangwa se kuba icyamamare, nta muntu umwe hano ku isi uzi ibyerekeranye n'iby'umuryango we cyangwa se n'iby'abavandimwe biwe, ngo kubera ko yatangaje yuko yifuza ko umuryango wiwe ugomba kuguma nyine mu buzima bwiwe. Ese Ashton Hall akiri umwana yakundaga iki cyangwa se yifuzaga kuzaba iki mu buzima bwiwe? Ashton Hall yagize ati rwose nyiri umwana akundaga siporo cyane ku buryo budasanzwe. Numvaga nzaba cyangwa se nari mfite inzozi zo kuzavamo umukinnyi ukomeye cyane wa American football. Nakundaga imyitozo cyane ndetse kandi rwose nkayikorana umurava, nkagira discipline n'ikinyabupfura mu byo nakoraga byose. Ese ubundi Ashton Hall yabereze amashuri yisumbuye cyangwa wenda nta nubwo yigeze yiga? Ashton Hall yize mu kigo cyitwa Akron State University. Bivuze ngo amashuri yisumbuye yayize mu kigo cyitwa Akron State University. Ngo si ibyo gusa kandi uyu musore yatangaje yuko rwose yakiniye ikipe kigo cyangwa se yakiniye mu ikipe y'ishuri. Ashton yaragize ati nize mu kigo cyitwa Akron State University, ati icyo gihe nafite icyizere cy'uko rwose icyo kigo kizamfasha kuzakina nk'abagize umwuga cyangwa se kuzaba umukinnyi ukomeye cyane muza mahanga. Ese Ashton Hall inzozi yari afite zo kuzaba umukinnyi ukomeye cyane wa American football zaba zaramuhiriye cyangwa ntabwo zigeze zisohora? None nibyo tugiye kurebera hamwe muri kino gice cyangwa se muri no party ikurikiyeho. Ariko nyine ngo Ashton Hall inzozi zo kuzaba umukinnyi ukomeye cyane nk'abagize umwuga ntabwo zigeze zimukundira cyangwa se ntabwo zigeze zimuhira na gatoya. Ngo si ibyo gusa kandi nyuma yaho byamusigiye igikomere gikomeye cyane, ariko n'ubundi baravuga ngo buriya inzozi ziba ari inzozi kandi ngo umutindi arutarya. Ese Ashton Hall nyuma yuko inzozi ziwe ziferinze cyangwa se nyuma yuko intego ziwe zitagezweho, noneho hakurikiyeho iki? Nyuma yo kuderwa n'inzozi rero rwose Ashton Hall yese afata icyemezo cyo kwegura imyitozo ngororamubiri no gufasha abandi kubaka ubuzima buzira umuze. Atangira gukora muri gym nyine nk'umutoza cyangwa se nk'umwarimu, yigisha abantu imyitozo ndetse kandi nyine anabatera imbaraga zo guhindura ubuzima cyangwa se zo guhindura imibereho yabo. Ese noneho nyuma yuko Ashton Hall abonye akazi cyangwa se atangiye kuba umutoza, yaje kuba yabikomeza
gukomeza. Ese byaje kuba byagenda gute nyuma? Ashton Hall ngo nyuma yaho baje kumwirukana ahantu yakoraga cyangwa se nyine ahantu yakoraga nk'umutoza, baje kuba nyine bamusezerera. Niyo mpamvu yavuze ati I lost everything, natakaje buri kimwe, then I was changing my life, ariko byaje kumindura ubuzima. Sinzi niba ano magambo wayumvishe nyine igihe natangiraga video, ngo yatakaje ibintu byose yari afite, ariko uyu munsi byamuhindura ubuzima cyangwa se byatumye yaguka ndetse kandi bituma abaho neza cyane. Ashton Hall yaragize ati 2019 naje kwirukanwa mu kazi, nyuma yaho 2020 naje kugira igitekerezo cyo kugira umushinga wo kuzajya nkora video nkereka abantu uko umunsi wanjye wagenze. Ati mbitangiye nabwo abantu babikunze ndetse kandi rwose bamwe barandwanyije, bamwe baransebye bamvuga nabi, ariko nabwo nigeze ncika intege, narakomeje ndakora. Nyuma y'igihe kinini abantu benshi baje kunkunda ndetse kandi video zanjye zitangira gutrendinga, zitangira gukorerwa challenge ahantu hose, abantu barankunda ndetse kandi rwose batangira kugenda banyishimira. Ati ibyo ngibyo byamereje amahirwe yo kumera uko meze uyu munsi. Narakomeje ndakora ndetse kandi nkomeza kugenda nyine mbereka ibigize umunsi wanjye cyangwa se ibikubemo nyine urugendo rwanjye rw'umunsi. Ati naberekaga uburyo mbyuka ndetse kandi rwose nkabereka n'ibyo nkora nyuma yo kubyuka, nkabereka ibintu byose nyine nkora ku munsi wanjye. Atari ko nyine ubwo ibyo byose nabikoraga, bamwe barankunze ndetse kandi rwose abandi ntibabyishimira cyangwa se abandi ntibabikunda. Bamwe batangiye kumfata nk'umuntu mwemezi cyangwa se nk'umuntu nyine wirata ibyo nagezeho. Atari ko ngiye ku ruhande rwanjye ntabwo ari ibyo ngibyo nagamije cyangwa se ntabwo ari ibyo ngibyo nashakaga. Ati si ibyo gusa kandi cyatumye abantu benshi bankunda cyane, nuko ku musozo w'ibyo nakoraga narenzagaho gusenga cyangwa se narenzagaho isengesho. Ati ibyo ngibyo byatumye abantu benshi nyine bamfata nk'umuntu ugira discipline, abantu benshi nyine bamfata nk'umuntu ukwiye kwizerwa cyangwa se ukwiye kugirirwa icyizere. None se nyuma yuko Ashton Hall atakaje akazi, nyuma yuko Ashton Hall atakaje inzozi ze, nyuma yuko Ashton Hall nyine agize gutya agatangira content, uyu munsi nyine byamumariye iki cyangwa se uyu munsi byamufashije iki? Muri kino gice none nibyo tugiye kurebera hamwe cyangwa se tugiye kurebera hamwe isomo rikomeye cyane wakigira kuri Ashton Hall. Nuza kumva ino video wayikunze, ukumva ko hari isomo wakuyemo, ukumva ko hari icyigisho wasigaranye, uze guca hasi muri comment utubwire ese ni ikihe kintu kimwe gusa wigiye kuri Ashton Hall, akantu kamwe gusa mu magambo make cyane, uze kwandika hasi muri comment isomo usigaranye wigiye kuri ino nkuru cyangwa se iyi nkuru nyine yabi. Uyu munsi ro Ashton Hall abarirwa mu byamamare bikomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga, akomeje gukora amashuri yerekana fitness, ubuzima buzira umuze ndetse nyine n'iterambere ry'umuntu ku giti cye. Afite abamukurikirana barenga amamiliyoni ndetse kandi afite abakunzi barenga amagana. Ngo kandi ibikorwa bye bimaze kumugezaho ibintu byinshi, amahirwe menshi ndetse kandi ubu ngubu dore rwose yuko afite kampani icuruza ibikoresho bya fitness cyangwa se ibikoresho byita ku buzima. Avuga yuko ibyo byose nta handi yabikuye cyangwa se nta yindi soko yabikomoyemo usibye muri content cyangwa se mu kugira igitekerezo cyo kureka gukorera abandi. Ese inkuru ya Ashton Hall itwigisha iki? Inkuru ya Ashton Hall ifite isomo rigira riti itwigisha ko gutsindwa rimwe gusa bidasobanura iherezo ry'inzozi. Iyo wihangana ugakomeza gukora, ikindi cya kabiri ukemera guhindura inzira cyangwa se gucenjinga way igihe bibaye ngombwa, byatuma ugera ku ntsinzi irenze iyo watekerezaga cyangwa se irenze intego wigeze kwiyemeza mu buzima. Niba ino nkuru wayikunze ndagushimiye cyane. Ikindi cya kabiri, niba uzi neza ko hari isomo igusigiye, uze guca hasi muri comment utubwire rwose ese ukwemwo irihe somo, ni irihe somo igusigiye. Anga turebera hamwe inkuru zafasha guhindura sosiyete, inkuru zihindura imitekerereze, kandi ngiye umva umunsi ku munsi siniba sindoga aho kwibanza baganiriza. Ngiye nitwa Iva, Imana ikurinde. Hasta la vista, ciao ciao.